uyu mwanya rero tugira rero tuwukoreshe muri ubu buryo. Murabizi ko hari mu bakozi b'Imana b'ubumenyejana byashize bitwa les revivalistes, abantu bakoreshejwe n'Imana mu gihe cyabo kuzana ububyutse mu mugabane w'Uburayi. Hari uwitwa Jean Calvin, hari byiza yavuze, ndetse n'abandi bakoreshejwe n'Imana mu bihe bitandukanye hari ibyo bagiye bavuga. Ariko nashaka kuvuga iri jambo yuko avuga ko itorero ry'Imana rikwiye, nubwo ijambo ry'Imana ridahinduka, ariko amateka agenda asimburana. Itorero rero rikwiye igihe cyose mu gihe cyaryo kumenya icyo Imana ivuga mu byo mu gihe cyabo. Murabyumva? Murabyumvise? Nuvuga ngo itorero ryo mu kinyejana cyashize ibyo byahanganye nabyo ntabwo ari byo itorero ryo mu kinyejana turimo cya 21 rihangane nabyo. Kuvuga ngo biratandukanye. Amateka yo aragenda, ishusho y'isi igenda ihindagurika, ariko itorero rihagaze ku ijambo ridahindagurika. Ariko muri iri jambo rero tukwiye gusenga no kubaza Imana kugira ngo tumenye mu gihe cyacu ibyo duhanganye nabyo turabihagararamo dute, tudahindagurika nk'uko ibihe bihindagurika. Ni ukuvuga ngo itorero rikwiye igihe cyose kumenya ijambo rijyanye n'igihe barimo, kugira ngo bamenye uko bakorera Imana badahindagurika nk'uko ibihe bihindagurika. Kuko ntabwo dushobora kubuza ibihe guhindagurika, niko Imana yabigennye. Ariko twebwe nitwe guhindagurika. Tukwiye kuba abakristu bahagaze mu ijambo ry'Imana nk'uko n'abatubanjirije bahagaze, nubwo twaba tuba mu bihe bitandukanye. Uyu mwanya rero mu kanya baraza guprojecta hano ibyo nshaka kubabwira mbere yuko tuza gufata umwanzuro w'ijambo ry'Imana. Murabizi isi uyu mwanya byo turavuga ihanganye n'ikibazo cy'intambara iraba mu mugabane w'Uburayi mu gihugu cya Ukraine. Kuko Ukraine nubwo iri mu burasirazuba cyane bw'Uburayi, ariko ibarwa mu mugabane w'Uburayi. Uravuga utese nta zindi ntambara zihari? Iza Syria zimaze igihe, iza Libya, izo mu ihembe rya Afrika, muri bice byose bya za Somalia bya hehe, muri Afrika y'Iburengerazuba, kiriya gice cya Sahara na hehe. Intambara ni nyinshi ku isi, ariko iriya ifite umwihariko, niyo nshaka kuvuga, niyo mpamvu ubona ifite ingaruka ku isi. Iriya bayita une guerre majeure, narabivuze, major war. Kubera iki? Kubera ko ikora ku buzima bw'abatuye ku isi. Iriya ntambara ifite ibintu bitatu by'umwihariko bitandukanya n'intambara y'isi ya mbere n'intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya mbere y'isi yose igihumbi kimwe 1914 na 18, n'igihumbi kimwe 1939 kugeza kuri 1945. Impamvu ni iyi, ni ibintu bitatu. Izindi ntago zigeze zihuza biriya bintu bitatu. Ikintu cya mbere ni intambara irarwanwa n'imbunda n'ibikoresho bigezweho, nk'uko intambara ya kabiri n'iya mbere yo ku isi bagwanisha ibikoresho byabo, aho birabihuje. Icyo itandukanye n'izindi, irimo ibyo bita une guerre économique, ni intambara y'ubukungu. Icya gatatu izindi zari zifite, c'est une guerre sociale. Nuvuga ngo ni intambara iri irarwanwa mu bihe bya mondialisation, aho isi yabaye umudugudu. Noneho abaturage bo mu bihugu by'isi nabo bakareagisa kuri iriya ntambara binyuze mu mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose. Nuvuga ngo rero des mouvements sociaux, mu buryo bamwe barakondana Uburusiya, abandi barakondana Abanyamerika n'Abanyaburayi. Rero
ni intambara irarwanywa iraba mu bihe bitandukanye n'ibindi bihe isi yigeze kubamo. Mu bitandukanizo, ce n'est pas que une guerre militaire. Non, non, ni guerre économique, ubukungu. Ni guerre sociale. Kuko imbaga z'abantu kwisi barareagisa muri ibyo. Abirabure baragenda nabo muri Afrika nabo bakareagisa binyuze mu mbuga nkoranyambaga bavuga uko bahagaze n'ibiki byose. Ruvuga ngo ni intambara ifite umwihariko. None rero mbere yuko twumva ibyo tuzakumva hano niba project hariya no kuzakumva ijambo ry'Imana, nashaka kubabwira ibi. Twebwe ntabwo duhagaze mu ruhande na rumwe. Ntabwo tuvuga ngo Putin afite amakosa, abanyamerika n'Uburayi nibo bafite ukuri, cyangwa abanyamerika n'Uburayi nibo bafite amakosa, Putin niwe afite ukuri. Twe ntabwo turi muri ibyo. Twebwe turubaha opinion ya buri muntu wese. Ahubwo twebwe turavuga iki ijambo ry'Imana rivuga. Ndashaka ibyo mubyumve neza. Amen. Twebwe ntabwo turabaca abacamanza muri ya ntambara. Wowe ushobora kuba ufite opinion yawe bikurikije aho ugera kumva amateka bira bihugu n'izindi mpamvu nyinshi, kuko hari byinshi cyane bishingiye no ku mateka n'ibindi. Twebwe rero hano turavuga ijambo ry'Imana icyo rivuga kuri iriya ntambara iri muri Ukraine, kubera yuko hari ibintu Bibiliya yavuze biriho biraba. Murabona abayobora isi bo bafite za position zabo, ntago tubyinjiramo. N'abatuye isi nabo bafite uko babona iriya ntambara bikurikije n'ubumenyi bafite. Twebwe hano rero ni turavuga ikibazo cy'iriya ntambara nkuko umuntu wese ku isi ashobora kubivuga adashingiye ku ijambo ry'Imana. Umviriza rero mumenye, izi nyigisho ntabwo zitanga opinion y'umuntu. Izi nyigisho zivuga icyo Imana ivuga. Ninde yabyumvise? Nabanje kugira ngo mubyumve. Ntabwo ari opinion yacu. Opinion yacu nta kivuze. Twebwe turashaka kuvuga icyo Imana ivuga. Wabyumvise? Wowe ushobora kuba ufite opinion yawe, nanjye nkagira iyanjye, kubiro biraba hariya, sibyo? Ibyo sibyo turimo twebwe. Ni turi mu ruhande na rumwe. Mvuge muti ni turi mu ruhande na rumwe. Wabyumvise? Wabyumvise? Ntabwo twebwe turi pro Putin ou pro occidentaux. Ntabwo turi mu ruhande rwa Putin, twe turashaka kuvuga se hari icyo Imana ivuga kuri biraba hariya hano. Icyo gikuruse. Ntabwo ari opinion yanjye y'ingenzi, si opinion yawe, ahubwo nimba hari icyo Imana ivuga cyo rushaka kumva. Icyo nashaka ko cyumvikana. Ntabwo turaborda ikibazo cy'intambara y'Uburusiya muri Ukraine mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bwa geopolitique. Oya, turavuga icyo Imana ivuga kuri biraba hariya kuri wa mugabane w'Uburayi, cyane cyane mu gihugu cya Ukraine, n'ingaruka ziriya ntambara, kuko ingaruka zo zimaze gutangira kuboneka. Twatangira. Amen. Mumvise? Ntabwo ari opinion yacu. Kandi turuba opinion z'abandi. Kuko ntabwo tuvuga ngo uri afite amakosa, uri afite mukuri, ibyo si byacu. Twe turavuga se Imana ivuga iki? Hari ibyo uvuga, hari ibyo biravuga, hari ibyo birasigira ku mbuga nkoranyambaga, hari ibyo ku mateleviziyo mpuzamahanga, ni byinshi bivugwa. Ibyo rero umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka no kwemera ibyo ashaka. Ariko hano turavuga se hari icyo Imana ivuga. Reka rero mbere yuko nza kuvuga ijambo ry'Imana rijyanye n'ibyo, turashaka umviriza, kumva ibyo umukuru w'idini ry'Abayuda, umurabini mukuru ukuriye abarabini bose b'Abayuda muri Israeli,
ijambo rye rifatwa nk'ijambo ry'Imana. Yaranditse ibarwa ayandika ku bayuda bose batuye ku isi mu gihugu cyose. Aho niho turi buhere. Mwabyumvise? Reka rero tusabe ariya badushireho. Alors j'aimerais vous lire maintenant un message qui a été diffusé hier et signé par le Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël. Nifuza kubasomera none ubutumwa bwashizwe ahagaragara ejo hahise bukaba bwarashizweho umukono na Rav Yitzhak Yosef, umurabini mukuru wa Isirayeli, asaba abayahudi bose gutahuka muri Isirayeli kandi bwangu. Demande à tous les juifs de monter en Israël et rapidement. Je m'adresse, dit le Rav Yitzhak Yosef, à tous les juifs de la Galoute, à travers ce qui se passe en Ukraine. Alors écoutez bien son message. Et il dit comme ça. Niko Rav Yitzhak Yosef avuze ku bayuda bose bari muri Galuti, bivuga mu mahanga, ku bijyanye n'ibiri kubera muri Ukraine. Mwumve neza ubutumwa bwe. Aravuga gutya. Nous entendons tous chaque jour ce qui se passe depuis d'ailleurs plusieurs jours. Vous savez que la guerre de Gog ou Magog, si c'est bien celle-là, durera normalement 7 secondes. Bon, c'est passé, c'est pas bon. 7 jours, c'est passé, c'est pas bon. Twese turumva buri munsi ibiri kubera muri Ukraine. Murazi intambara ya Gogi na Magogi. Niba ririya koko nta ubizi. Igomba kuzamara usanzwe, simbizi niba ari amasegonda 7, ntituzi niba ari koko biri. Iminsi 7 se ntitubizi nabyo. Ibyumweru 7 nta ubizi. Amezi 7 cyangwa imyaka 7 tuzareba. Cette semaine, on verra 7 mois ou 7 ans. La Gemara dans Sanhedrin nous dit ça dépendra de nous. C'est-à-dire, haravuga ngo biturika kuri twe. Qu'est-ce que Dieu attendra avant de nous envoyer le Mashiach pour qu'il arrête tout ça et que lui mène ses guerres. Vous savez que quand vient Mashiach, le Mashiach c'est pas le calme. Le Mashiach il vient, il fait la guerre, il met tout le monde à plat, il désarme tout le monde, il instaure le shalom, et Beth Amikdash, tout le monde revient. C'est son rôle. Imana izabitegereje iki? Mbere yo kutwohereza Mesiya kugira ngo ahagarike ibi byose, ubwe akiyoborera intambara ze. Murabizi ko igihe Mesiya azaza ntabwo azaba ari ituze. Araza agacisha bugufi bose, akambura buri umwe wese intwaro, agashiraho shalom cyangwa amahoro ye. Nibyo niwo murimo we. Alors le Rav dit comme ça, le Rav Yitzhak Yosef, on entend de façon claire une guerre. Et cette guerre, tout le monde est conscient, dit le Rav, qu'elle passera au-dessus des frontières de l'Ukraine. Ngiye kubabwira nti uyu ni Rav Yitzhak Yosef uvuga. Turumva neza intambara, kandi iyo ntambara buri umwe wese atekereza neza. Niko Rav avuga ko izarenga imbibi za Ukraine. Toute personne qui a encore de la Torah et de la crainte du ciel se doit de s'orienter pour monter en Israël, comme l'enseigne et l'avait déjà prévu le prophète Ovadia dans le Perek Aleph, Pasuk Yud Zayin. Là-bas, il dit que ils monteront à Jérusalem, Vaya Kodesh, et Bezrat Hashem, ce sera le moment vraiment de la Géoula, de voir des plitim, c'est-à-dire des réfugiés, des gens qui fuiront en quantité. Buri muntu wese ugifite torate no gutinya ijuru agomba kuzamuka akerekeza muri Isirayeli nk'uko byigishwa byahanuwe n'umuhanuzi Obadia. Aravuga ngo bazazamuka i Yerusalemu. Kizaba koko igihe cya Geula, bivuga igihe cyo gutabarwa cy'impunzi, kandi bazahunga ku bwinshi. Très bizarrement, je ne sais pas si vous avez entendu, mais les familles ukrainiennes qui sont arrivées ici ont été essentiellement orientées vers la ville de Jérusalem. Mu buryo butangaje, imiryango y'abanya-Ukraine yahunze bajyanywe cyane mu murwa i Yerusalemu, mu mahoteli cyangwa ahandi. Dans les hôtels, entre autres. Et même si on ne peut pas dire que les choses sont totalement claires, personne ne peut prévoir, a dit le Rav Yitzhak Yosef ici, et jouer les Madame Soleil en disant « Ouais, c'est bon, c'est ça ». Personne ne peut le dire. Nubwo twavuga ko ibintu bidasobanutse neza mu buryo buziguye, nta muntu n'umwe wateganya. Niko Rav Yitzhak avuga ku babyemeza ko nta muntu n'umwe wakemeza ko ari byo. Imana niyo yonyine izi ibyo iteganya gukora. Il n'y a que Dieu qui connaît exactement ce qu'il compte faire. Nous sommes obligés de prier les shalom bechol haolam kulo,
Chaque communauté se doit de prier pour qu'il y ait le shalom sur toute la terre, pas simplement chez nous les juifs, mais pour tout le monde. Chez Bemet Shalom. buri huriro ry'abayuda ryose bagomba gusengera amahoro ku isi hose, atari iwacu mu bayahudi gusa, ariko abantu bose. Mais n'oublions pas que de s'installer le plus vite possible en Eretz Israël est une mitzvah d'une importance capitale. C'est la première mitzvah d'ailleurs qui nous a été donnée par Abraham Avinu. Lech lecha, ça y est, quitte la galoute et viens en Israël. Ariko ntitwibagirwe kuza gutura vuba hakiri kare muri Eretz Israel, bivuga ku butaka bwa Isirayeli. Ni itegeko ry'ingenzi rya mbere ryanahawe Aburahamu ngo va muri Garuti, ni ukuvuga mu mahanga uze muri Isirayeli. Ibyo ni ku bantu bafite uburyo bwo gutahuka bwangu muri Isirayeli ndetse no kubabasha kujya gutura i Yerusalemu. C'est pour ceux qui peuvent de monter le plus vite possible en Eretz Israël et ceux qui ont les moyens même à Jérusalem. Et alors qu'on entend clairement dans tous les pays, les gouvernements, que Bémet se prépare une guerre qui va dépasser de très loin les frontières, comme l'a annoncé d'ailleurs Poutine avant-hier, qu'après l'Ukraine, il compte s'étendre même jusqu'en Allemagne. Il y arriverait jusqu'à Berlin. Et il parle de menaces nucléaires. Hariho kumva mu buryo bwumvikana ko mu bihugu no mu leta yose hari gutegurwa intambara izashobora no kurenga ndetse kure imipaka, nk'uko byatangajwe na Putin mu gihe gishize ko nyuma ya Ukraine azagura akagera no mu Budage kandi agakangisha ibitwaro bya kirimbuzi. Donc je sais qu'en parlant comme ça, ce que je suis en train de vous lire, c'est pas moi, c'est le Rabbi Yitzhak Yosef. Il y aura toujours des personnes de l'autre côté de l'écran qui vont dire « Oh là là, mais ils nous font peur, ras-ras, c'est angoissant. » Regardez les informations et ce sera pire. Nzi ko mu kuvuga ibyo ndi kubabwira sinjye ahubwo ni Rabbi Yitzhak Yosef. Hazahora buri gihe abantu badakurikirana ibiri kuba, bazavuga ngo uri kudutera ubwoba, birahahamura, mureba amakuru, byo bizaba bibi cyane. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que Bémet, quand le berger veut réunir ses troupeaux et que le troupeau ne veut pas venir, il envoie ses loups. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'étau se resserre. Il y aura, David Pinto l'avait dit déjà que d'ici 5 ans, il y a 5 ans en arrière, il sera bon que les Juifs de Galoute se précipitent pour venir en Israël. Alors moi, je dis pas qu'il faut se précipiter, je dis simplement qu'il faut se préparer. Par contre, lui, il dit, je vous le traduis noir sur blanc, ce qu'il dit. Icyo ngiye ndi kubabwira nuko iyo umushumba ashatse kuzana intamba ze nazo zikanga, yohereza ibirura bye. Bishatse kuvuga mu yandi magambo ko biri kurushaho kuba bibi. David Payton yarabivuze hashize imyaka 5 ko abayahudi bari mu mahanga bahutira kugaruka muri Isirayeli, ariko nge ndabibabwira kubyitegurira gusa ndi gusobanura nk'uko Rabbi Love Yitzhak yabyanditse. Et on peut considérer de façon très claire qu'il y a un cri du ciel, une Noura Adouma, comme on dit, une ampoule rouge qui s'allume, pour vraiment prévenir les Juifs de rester en Eretz Israël, et, vous allez voir ce qu'il veut dire à la fin, de monter en Eretz, pas que de France et d'Europe, de tous les pays, les États-Unis, de partout, chez Bechol Agola Kula. Le message est clair. Il insiste beaucoup pour qu'on remonte à Jérusalem particulièrement, car ce sera le seul endroit sécurisé à la fin des temps, car la Shekhina va se dévoiler de plus en plus en Israël comme un dôme de protection. Dushobora kubona neza ko hari ijwi riburira riva mu ijuru. Mbivuge gute, ni nk'itara ry'umutuku ricanye kugira riburire abayahudi kuguma ku butaka bwa Isirayeli, kuzamuka muri Isirayeli. Mwumve ibikurikira, si mu Bufaransa cyangwa Uburayi gusa, ahubwo mu bihugu byose. Ubutumwa burasobanutse ko cyane cyane bazamuke i Yerusalemu by'umwihariko, kuko niho hantu honyine hazaba hatekanye mu bihe by'iherezo, kuko Shekina y'Imana izarushaho kwigaragaza muri Isirayeli nka dome y'uburinzi cyangwa ikintu kibundikiriye Isirayeli. Kuba atasobanukiwe, hari umutekano urushijeho kuba mwinshi kurenza ibiri kuba mu mahanga, kubera Shekina yigaragaza hano cyane kuruta mu mahanga. Mwabyumvise? Ibi nibyo umukuru w'idini ry'abayuda muri Isirayeli yandikiye abayuda bose. Ese aya magambo areba abayuda gusa? Mumvise ko yanavuze Obadiya, ni mufite Bibiliya yanyu? Reka rero twumve rero ingaruka y'aya magambo. Amen. Fata Bibiliya yawe. Reka dusome muri Zakariya 12 turihuta umurongo 8:9. Vuba. Obadiya 1:17 mu byandike hariya.
Ezekiyeli 36 19-24, Gutega kwa kabiri 30:1-5. Uwo munsi Uwiteka azarinda abaturage b'i Yerusalemu, umunyantege nke muri bo azamera nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izamera nk'Imana, nka marayika w'Uwiteka uri imbere yabo. Maze uwo munsi nzashaka kurimbura amahanga yose yateye Yerusalemu, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza jyewe uwo bacumise. Mumvise ko Imana izatabara he? Yerusalemu. Niyo mpamvu uriya murabini mukuru basomye barwaye abahamagarira abayuda bose bari ku isi gutaha, ariko ubasha gutaha ntagere mu kindi gice cya Israeli, ahubwo agendeye Yerusalemu. Some muri Obadiya 1:17. Ariko ku musozi wa Siyoni hazaba barokotse, kandi hazaba hera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Amen. Ku musozi wa Siyoni ni Yerusalemu. Ezekiyeli. Nuko mbatataniriza mu mahanga, bateragana mu bihugu, mbacira urubanza rukwiranye ingeso zabo n'imigirire yabo. Aho Imana iravuga abayuda. Nuko bamaze kugera mu mahanga ayo bagiyemo, bazirura izina ryanjye ryera, bituma abantu babavuga bati, aba ni ubwoko bw'Uwiteka, nyamara bakuwe mu gihugu cye. Ariko nagiriye izina ryanjye ryera, ari ryo ab'inzu ya Isirayeli baziruriye mu mahanga ayo bagiyemo. Nuko rero ubwira ab'inzu ya Isirayeli uti, nimwumve uko Umwami Uwiteka avuga ngo, si ku bwanyu nzabikora mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe, ahubwo ni ku bw'izina ryanjye ryera, iryo mwaziruriye mu mahanga mwagiyemo, kandi nzubahiriza izina ryanjye rikomeye, iryaziruriwe mu mahanga, ari mwe mwariziriruye. Maze amahanga azamenye yuko ndi Uwiteka, ubwo nziyerekana muri mwe imbere yabo ko ndi uwera, niko Umwami Uwiteka avuga. Nuko nzabavana mu mahanga, mbakoranirize hamwe, mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Amen. Gutega kwa kabiri. Ibyo byose nibimara kukubaho, umugisha n'umuvumo nagushyize imbere, ukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarari kwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo ngutegetse uyu munsi byose, wowe n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanywe ari imbohe, ikubabarire, isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe yarabatatanirijemo. Niba birukanywe bawe bazaba ku mpera y'isi, niho Uwiteka Imana yanyu izabakura ngo ibateranye, niho izabatarura. Kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu ba sekuruza banyu bari baragize gakondo, ukigire gakondo, kandi izakugirira neza, izakugwiza urute ba sekuruza banyu ubwinshi. Amen. Bibiliya iravuga ahantu henshi ko Imana mu gihe cy'iherezo izavana ab'Isirayeli mu bihugu byose. Hano ntabwo yavuze mu bihugu byose. Murazi ubunyage bwa mbere bagiye Babuloni ni igihugu kimwe. Amen. Mbere yaho ishanga rya Isirayeli ry'amajyaruguru, imiryango 10 bo bagiye muri Ashuri, muri bice hafi ya za Iran, iburasira bwa Turkiya, amajyaruguru ya Iraq ya kino gihe. Hanyuma umwami Yesu amaze kurangiza umurimo we agasubira mu ijuru, ubuhanuzi yasize nabwo burasohora ku Bisirayeli mwaka 70 nyuma ya Kristo. Abaroma nabo baratera ibuyuda, basenya ingoro, kandi none abayuda rero bajyanwa mu mahanga yose. Hano rero Imana iravuga kuzabagarura ibavana mu bihugu byose. Uriya murabini rero mukuru w'abayuda, ibyo avuga nk'uko babifata ko ari ijambo ry'Imana, nibijyanye n'ubu buhanuzi yuko ibimenyetso bigaragaza ko hageze ko abayuda aho bari hose bava muri ibyo bihugu bakataha iwabo, kubera yuko ibyavuzwe n'abahanuzi biri gusohora. Amen. Araho Imana ivuga ngo hamwe nzatuma abahigi babahige.
abadashaka gutaha mu bushake bwabo. Nzatuma abahigi babahige muri abo mahanga, abandi nabo nzatuma ababaroba babarobe. Imana irakoresha imvugo zitandukanye kuvuga ngo n'abazanga gutaha ku bushake bwabo, Imana izatuma impamvu bataha. Imana yabwicyubahiro. Amen. Ku ruhande rero rw'iriya barwa y'umurabini mukuru wa Isirayeli, mumvise ko ahamagarira abayuda bose bari ku isi gutaha ku bushake bwabo. Ariko hari ikindi yavuze ngo abadafite uburyo bwo gutaha, hano ntabwo avuga mu rwego rwa leta, aravuga nk'umukuru w'idini, kuko leta y'abayuda iyo ipanze gucyura abayuda ikoresha uburyo bwa leta. Mwabyumvise nkuko yagiye icyura abayuda bo muri Ethiopia, abayuda bo muri za Yemen n'andi hose. Hano we aravuga mu rwego rw'umukuru w'idini. Mwabyumvise? Ariko mugiye kumenya ikintu kimwe, hari itegeko muri Isirayeli ryo ku itariki ya 5 kumviriza mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 1950, le 5 juillet 1950, hari itegeko muri Isirayeli. Ubu urishinzwe kurisha mu bikorwa ubu ni ministre de l'intérieur, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, siko mwita, niwo ashinzwe gushyira mu bikorwa iryo teko. Iteko ryo ku itariki 5 ukwezi kwa 7 1950. Muziko ishanga rya Isirayeli ryavutse mu Rwanda rw'amahanga itariki 14 z'ukwezi kwa 5 1948. None iri ni itegeko ryo muri 50. Ni itegeko rivuga ngo, umviriza, ngo nkuko ni itegeko rya leta y'abayuda n'ubu rirakora, ryaravuguriwe muri 52 ariko niryo muri 50. Rishingiye ku gutega kwa kabiri. Umva ngo dushingiye gutega kwa kabiri. Umviriza, ntabwo ari iteko ry'idini, iteko ry'igihugu. N'ugisaha iyo teko riri en vigueur muri Israel. Ngo dushingiye gutega kwa kabiri ibice 30 umurongo wa mbere kugeza hariya. Mwabibonye ngo umuyuda wese ahari kwisi afite uburenganzira bwo gutahuka igihe cyose abishakiye, nk'utaha iwe. Mwabyumvise? Murabyumva? Nuvuga ngo rero hari itegeko rifata leta yuko umuyuda wese iyo avuze ngo ndavuye mu mahanga ntashye iwacu akwiye gutaha nta mananiza. Uyu rero murabini mukuru we ntabwo we aravuga mu izina rya leta, ariyo aravuga nk'umuntu akuri idini y'abayuda ashingiye ku buhanuzi yuko ibiro biraba, harageze yuko abayuda bataha kuko ibyavuzwe biro birasohora. Reka rero mbabwire, muri Ukraine, umviriza, impamvu nazo kuri ya ntambara yo muri Ukraine ifite umwihariko. Aba bayuda bari mu mahanga guhera mu kinyejana cy'umunani mbere ya Kristo. Mwumvise? Bari mu mahanga kuva mu kinyejana cy'umunani mbere ya Kristo. Barahunze mbere ya Kristo, banahunga n'inyuma ya Kristo. Muri Ukraine no mu Burusiya biriya bihugu byahariye, n'Uburayi bw'ibirasirazuba, za Rumani, za Bulgaria, za Hongrie, za Moldavie, bahari kuva mu kinyejana cya 5 nyuma ya Kristo. Iriya migi muri murakurikira ku mateleviziyo akurikira, iri iraterwa amasasu n'Abarusiya, ni migi uruhande runini rwubatswe n'Abayahudi. Nivuga ngo bari abanya-Ukraine ubu benshi n'Abayahudi. Hariya muri Kiev, uriya murwa mukuru mumva, Abarusiya bariho baragota. Urimo abayuda basaga 110,000 muri uriya mugi. Murabizi ko perezida w'ubu ni Umuyahudi, sibyo? Iriya migi yose bari batera mu bisasu irimo Abayahudi benshi, kandi bo n'abanya-Ukraine kuko bari hariya kuva mu kinyejana cya 5. Hashize imyaka ingahe?
asize imyaka isaga 1500. Kubera iki se bo batigeze bataha muri Israel? Nuko bo bari bazi ko bitabareba, bari bazi ko n'abanya-Ukraine mwanyumvise bo mu buryo bw'umubiri ntaho bari bahuriye na Israel. Amateka yabo ari hari, si bo bahunze, n'ibisekuruza byabo imyaka 1500 irashize. Abanya-Ukraine b'Abayahudi ubu bakomoka ku Bayahudi bageze muri ya bice hashize imyaka 1500. Ubu ndiyo ndababwira mu gihugu cya Moldavie gihana imbibe na Ukraine, kiri mu gice cy'Uburayi bw'Iburasirazuba, ariho itsinda rishinzwe kwakira Abayahudi bari barahunga b'Abanya-Ukraine no kubafasha kugira ngo batahe muri Israel. Iyo kurikiye amagambo bababaza baravuga ati nta na rimwe nigeze nibaza ko jewe araho muri na Israel, tariko nzi gusa ko nkomoka mu Bayuda. Tariko rero ibi bitumye mbona ko nta handi hari amahoro y'umuyuda atari muri Israel. Hari imibare izwi y'Abayahudi bari muri iriya migi yose iraterwamo ibisasu, kuko nibo bari bafite ekonomi y'iriya migi, nibo banayubatse. Ni ukuvuga ngo ni Abanya-Ukraine ariko bisekuruza byabo hashize imyaka 1500. Wowe uri hano wakubaza ngo hashize imyaka 1500 ukomoka kuri ndi, wowe wabivuga wowe wabimenye? Kada ariko uva bo hashize imyaka 1500 bakomokaho barageze muri bihugu, ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 1500 igihugu bari bazi ko ari cyabo barakiretse burundu, bagenda n'amarira bataha muri Israeli. Abo bakomokaho bahavuye hashize imyaka 1500. Mwene ko ari gitangaza cyangwa nabyo mumva mwebwe? Ibi biro biraba ubu ni ibintu udashobora gusobanura n'ubwenge bwawe. N'amagambo y'Imana yavuze ngo nzabacyura mbere yuko Mesiya aza, nzabavana aho muzaba muri. Ubu rero bari barabahamagara gutaha, ariko si bose bari bumve ko bakwiye gutaha. Ariko nabo Imana iravuga ngo utazashaka gutaha nzatuma umuhiga muhige, utazashaka gutaha nzatuma umurobyi amurobe. Ni ukuvuga ngo n'ama evenema Imana ikoresha kugira ngo ijambo ryayo risohore. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Nuvuga ngo rero twebwe ntago tureba iya ntambara ya Ukraine mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo twe turareba mu buryo bw'umwuka. Ese iriya ntambara arayihuriye na Bibiliya? Numvise ko arayihuriye na Bibiliya. Ntabwo rero umurabini w'umuyuda, umurabini mukuru yamenye ibihe turimo yuko Mesiya wabo ari hafi kuza, hanyuma wowe Mesiya w'ukuri azaza gufata mbere yuko bariya banamubona ukaba utabizi. Bere data, nidukanguke tubomba ibintu yo kuvuga ngo ndasenga muri iri dini, ndasenga muri ekada, nidukanguke. Dore rero kurangiza kuri ibi, umviriza. Tumaze kumva akamo umukuru w'idini ry'Abayuda, umurabini mukuru yateye bene wabo bari mu mahanga yose, kandi ashingiye ku byanditswe byera. Nago mwibuka urabote se ni Imana ibe muvugisha kandi atakijijwe? Reka mbabaze ikibazo. Igihe Yesu yafatwaga bya joro kugira ngo yicwe, bamujyanye mu rugo rw'umutambyi mukuru witwa Kayafa. Kayafa rero umutambyi mukuru uwo mwaka Yesu yafatwaga, wari umutambyi mukuru ni Kayafa. Noneho hamwe n'abakuru b'idini ry'Abayuda bari imbere ya Kayafa, avuga aya magambo, ni muri Yohana, ngo mwebwe nimubona ko ari byiza ko umuntu umwe apfa, bavuga Yesu, ngo kugira ngo Abaroma baze gutsemba ishanga ryose. Nimumva ko ari byiza ko umuntu umwe apfa ariko imbaga
ikarokoka. Bibiliya avuga iki ngo ntago yabivugaga kubwe, ngo ahubwo yahanuraga ko Yesu akwiye gupfa kugira ngo benshi bakizwe. None se uriya Kayafa yarakijijwe? None se niyatanze gutanga igitekerezo? Ariko biravuga ngo ntabwo ari kubwe, ni umwuka wera yamuvugishije. N'umurabini mukuru nubwo adakijijwe, ni umwuka wamuvugishije, kugira ngo bene wabo bagire gute? Batahe. Mugiye kumenya uko Imana ikora. None ashaka kurangeza kuri ibi, na nicyo kintu gikuru. Tumaze kumva iyo barwa n'ingaruka yabyo. Maze kubabwira intambara yo muri Ukraine, yuko nubwo twe tutayireba mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu, no mu bundi buryo abisi bayibonamo, twe turayireba mu buryo bw'umwuka, tukabona ko arayihuriye n'iby'Imana yavuze. Kuko iyo ntambara itumye abayuda bo muri Ukraine bakomoka ku basekuruza babo bagiye yashize imyaka 1500 muri biriya bihugu, kumva yuko gakondo yabo ni muri Israel. Ntago bagiye baseka, bagiye bababaye, kuko nakurikiye umwe bamubaza arira, aravuga ati ngiye mfite agahinda kenshi kuko nsize nimva z'abakurambere bacu hariya. Urumva? Kandi nibaza ko ntazongera gusubira. Nukuvuga ngo rero ahantu abakurambere babaye imyaka 1500 ukaba wakomokaho, nico gihugu akaba ari mu mwacyubatse, kuko Ukraine yari imwe mu bihugu byari bigize leta zunze ubumwe z'abasoviete zasenyutse muri 1989 igihe Uburusiya bwasenyukaga leta zunze ubumwe z'abasoviete. N'iriya Ukraine nayo yari muri ibyo bihugu yabigize URSS, Union de République Soviétique z'Abarusiya. Abayuda nibo bateje imbere ubukungu bw'Uburusiya n'ubukungu bw'ibihugu biri hariya, ndetse n'ubukungu bw'Uburayi, ndetse n'ubukungu bwa Amerika. Kuko ahantu hose bari nubwo bari baciriwe iteka n'Imana ko banze kwakira Mesiya, ariko Imana kubw'isezerano yasezeranye basekuruza babo, Imana yakomeje kubana nabo. Na niyo mpamvu bakivugwa n'ubu, kandi andi moko n'amahanga yo mu gihe cyabo yarazimangatanye. Uyu munsi rero urareba n'amaso yawe aya magambo make twashize hariya asohora mu maso yawe, ntago bikiri ibintu byo kubaza. Nashaka mbabwire mbere yuko mvuga ijambo, umutwe w'ijambo rya nyuma, uyu mwanya ndiyo ndavuga hamwe n'abayahudi bava muri Ukraine bari barahungira muri Israel bamaze kwakira, mumvise nabo babatuza, sibyo? Mu mahoteli ya Jerusalem mbere yuko babashakiraho aho baba. Nashaka kubwira ko uyu mwanya ndiyo ndavuga ngo baritega mu minsi bari ingahe 100,000, ariko si bose baritega 400,000. Mu minsi mike baritega 100,000, ariko mu nyuma bateganya ko 400,000 bizava muri Ukraine bijya muri Israel. Ikimwamenye ngo kuvaho abayuda bahunze Uburusiya, bahunze ibihugu byari bigize leta zunze ubumwe z'abasoviete, bagahunga itotezo ryari rihari, iyo resesi isenyutse muri 1989, ngo ukuguhunga kw'abayahudi yo muri Ukraine niko kwa kabiri gukurikije ibyabaye muri 1989 Uburusiya busenyutse. Mwabyumvise? Murabyumva? 1989, amen, na 90 ibihugu byari bigize ubumwe bw'ibihugu by'abasoviete, ubwo bumwe bwarasenyutse. Okay? Ibihugu birigenga. Abayahudi baratotezwa, bahungira ku bwinshi. 80% y'abayahudi bari muri ibyo bihugu bahungiye muri Israel. Baravuga ngo rero ukuguhunga kwa none muri Ukraine, kwa abayahudi bo muri Ukraine, ngo niko kwa kabiri ukurikiye kuriya kwabaye. Mwabyumvise? Noneho mbere yuko mfata ijambo nshaka kubwira,
iyi ntambara ni intambara irimo ibintu byinshi udashobora kumenya. Muri uyu mwanya ndiyo ndakubwira, Putin arashaka kwegereza ingabo ku mupaka w'Uburayi kugira ngo ahangane na OTAN, ingabo zirari nibiriya rero muvise hari. Uyu mwanya ndiyo ndakubwira, hejuru yacu amasatelite ari hejuru, impamvu uronka iyo internet mwabyumvise hariho igice ibiba ku isi mu bisanzwe bitahoraga bikora kuri icyo gice. Ni igice cyitwa, umviriza, Agence Spatiale Internationale. Ni ukuvuga ngo ikigo cy'ubushakashatsi cyo kohereza ibyogajuru, amen, bituma tubona internet niki n'ubundi bushakashatsi bwo mu kirere butuma abantu bajya mu kwezi bakazajya muri Mars n'ahandi. Kiriya kigo ntabwo ari ikigihugu kimwe. Aba engineer n'abashakashatsi baba mu bihugu, hari abanyamerika, hari abanyaburayi, hari abarusiya. Rero icyo kigo kikoramo abo bantu b'amanationalite yose. Ariko rero abarusiya nigo bafite aba engineer benshi muri icyo kigo, mu buryo ibyohereza amasatelite hariya mu kirere, hariya muri espace, byinshi mu bikoresho n'abenjeniyeri n'abarusiya. Putin yategetse yuko muri base bakoreramo bavayo bagataha. Ibyo yarabanje kubikora kuvuga ngo avuye muri amasezerano. None ikindi yavuze ngo ibi bihano muri uwo murafatira by'ubukungu no guha intwaro Ukraine, nashaka kubabwira ngo ubu rero ndaza guteka yuko ibyo twubase byose mu kirere ndabishwanyaguza. Muribuka Albert Einstein ngo intambara ya gatatu y'isi ntayo nzi ibyo ari byo, ngo ariko nzi iya kane, yuko iya kane abantu bazaba bahari bazarwanisha amabuye n'ibiti. Nuvuga ngo tekinoloji yanyu muzayikuba muivaneho. None uyu mwanya aramenasa yuko, mwabyumvise, murabyumva, Station Spatiale Internationale iri mu kirere yashizwe hariya n'abanyamerika n'abarusiya n'abanyaburayi, abenjeniyeri abashakashatsi. Aravuga yuko ari wishwanyaguze, noneho ibice byawe bikatugwa ku mutwe muri isi. Urumva aho biro biragera. Ni intambara irafata intera nta numwe ashobora kumenya iragana he, iragarukira he. Mwabyumvise? N'izindi ngaruka rero turashaka kuvuga z'ubukungu butangiye kwigaragaza hirya no hino ku isi, ingaruka zitandukanye. Nashaka kubabwira gusa ko Imana icyo yavuze niko ibintu bizagenda. Niba Imana yaravuze ko Mesiya azaza ariwe Kristo, twe tuzi ko ariwe Kristo Yesu w'i Nazareti, ko azaza isi iri mu mirwano, niko bizamera. Umva ko niwe murabini yabibukije bene wabo. Ariko ikibazo niki, ni bangaye bazi yuko ukugaruka kwa Mesiya kuri muri context ebyiri. Context nibihe bibiri, uburyo bubiri butandukanye. Umva ngwire, bari abayuda bafite context yabo Mesiya azagarukamo. Natwe abakristo dufite context yacu azagarukamo, ariko ni wa wundi nyine. Amen, haleluya. Mesiya azaza gutabara abayuda ahereye Yerusalemu, nkuko Zakariya 14, soma vuba nyuma turangize. Zakariya 14 usome ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Ibi ntago bireba twebwe, bireba abayahudi. Ubu n'ubuhanuzi bureba abayahudi, na niyo mpamvu umurabiri mukuru wabo ariwe arabahamagara gutaha, kuko aya magambo ari hafi gusohora. Dore hazaba umunsi w'Uwiteka ubwo bazagabanira iminyago muri wowe. Nzakoranya amahanga yose atera Yerusalemu, kandi umurwa uzahindurwa, amazu azasahurwa, n'abagore bazabenda ku gahato. Igice cy'abantu bo mu murwa bazajyanwa ari imbohe, ariko abazaba barokotse muri bo ntibazatsembwa. Maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga,
nk'uko yajaga arwana mu ntambara. Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono, aho ni Yerusalemu, amo yashinze ibirenge azamuka, werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayoni uzasadukamo kabiri, uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacikamo igikombe kinini cyane, igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijye ikasikazi, ikindi kizajya ikusi. Muzahunga munyure mu gikombe cy'imisozi yanjye. ntabwo ari twebwe, ni bande? Abayahudi. Musube muti Abayahudi. Kuko igikombe cy'iyo misozi kizagera Aseri. Nuko muzahunga nk'uko mwahungaga igishyitsi cy'isi cyabaye ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda. Maze Uwiteka Imana yanjye izazana n'abera bayo bose. Amen. Izazana n'abera bayo bose. Ese murabyumva? Amen. Kugera ku murongo wa 4 twebwe ntago turi mu isi. Mwabyumvise? Aho ku murongo wa 5 tugarukanye n'Uwiteka ari we Yesu. Aje guhosha intambara no gutabara Yerusalemu n'abazaba basugerejwe n'intambara. Maze Uwiteka azagarukana n'abera be bose. Kugira ngo agarukane nabo nuko azaba yabanje kubajyana. Umva rero, kontekste y'abari Abayuda yo kuzabona Mesiya, bazaba bari mu mirwano, amahanga azaba ari mu ntambara. Mwabyumvise? No muri Isirayeli bazaba bararwana, no muri Yerusalemu bazaba barwana. Na nibyo uriya murabini mukuru w'idini y'Abayuda yavuze ngo Mesiya azaza hari intambara. Ni Zakariya 14. Mwabyumvise? None twebwe ibyacu bimeze biti? Twihute vuba tujye muri Matayo. Turaca kureba kontekste yo kuza kwa Mesiya aziye twebwe. Iriya tumaze kubona ni kontekste yo kuza kwa Mesiya aziye Abayuda. Turebe twebwe rero. Matayo mwageze? Matayo 24, 35, 51. Luka 17, 22, 37. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi. Ubwo ni twebwe tubwirwa. Amen. Umviriza. Ese Abayuda gutabarwa kwabo bo bazamenya ko Mesiya agiraze? Bazabimenya kuko bazaba bugarijwe n'intambara. Ariko aya magambo ashaka kuvuga hano n'amagambo yacu, ni twebwe itorero, ubwoko bw'Imana bwo mu isezerano rishya. Tega amatwi rero. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana, aha ni mukurikire bene data, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nesta mumva ari imirwano. Ejo iyo hari imirwano ku isi hose, isi yose iri mu muriro, ejo hari kuba ubukwe hano, bazaba bubahuka. Wabibise? Nuvuga ngo hano nukuza kwa Yesu gutwara nde itorero. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Nimushaka murakomeza, turatsa kujya muri Luka. Jya muri Luka. Hano mwumvise abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Ntabwo ari mu gihe cy'imirwano, ni muri iki gihe turi hano mu rusengero, ni mu buzima busanzwe. Wabyumvise? Itorero ntabwo ryo ricungana n'imirwano y'isi. Oya, bira n'ibimenyetso bigaragarira Abisirayeli n'amahanga. Ariko natwe kubera ko dufite ijambo ry'Imana nk'itabaza ritumurikira kuri biro biraba, natwe ari cyo tubona. Nimba ibi bitegura ibizaba nyuma izamuka rero rishobora kuba mu mwanya wose. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura. Muri minsi umuntu wese arashaka kurengera ubugingo bwe. Sibyo?
umuntu wese rero ararwana abona amafaranga akora ibi abone ba promotion nibwo bita kurengera ubuzima bwawe ni ukurwana ngurashaka imibereho urwana ubuzima mwabyumvise gukurikira Imana kuyikiranukira bituma ntatera imbere mwe gukoresha iro n'amanywa no ku cyumweru na ryari hose ngajya gushaka amafaranga urare kurengera vouloir sauver sa vie kuko gukurikira Yesu c'est risquer sa vie gukurikira Yesu ni ukumuha ubuzima bwawe akaba ari ubuyobora mwabyumvise umera nk'ububuze ariko kutabumuha ni ukuburengera mwabyumvise komeza ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe umwe azajyanwa undi asigare abagore babiri bazaba basera hamwe umwe azajyanwa undi asigare ababiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare baramubaza bati databuja bizabera he iri jambo mu byumve neza arababwira ati aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira aho intumbi iri hose niho inkongoro zigira gute bya binyoni sibyo là où est le cadavre là seront iyo se murabyumva mube ese inkongoro urinda kuzibwira ngo hari intumbi zirabwirana imwese isanga nuvuga ngo rero hano arababwira ibintu by'umwuka ntago babisobanukirwa ase ku isi yose icyarimwe kuko yavuze ibihe bitatu isi irimo sibyo mbere yuko isi abantu banamenya ko isi izenguruka mwabyumvise we arabivuga ko isi iri mu bihe bitatu iyo abantu igice kimwe babyutse ahandi bari bw'icyamunsi ahandi bari ku mugoroba mwabyumvise Yesu arabivuze muri ubwo buryo ku manywa bari mu kazi bari mu murima mwabyumvise nijoro bararyamye nimugoroba abagore bararasya ku rusyo n'ibihe bitatu isi irimo mwabyumvise ubu igice kimwe barasinziriye sibyo abashinwa bo bageze umunsi bagejeje kure ikintu ushaka kubabwira niki nuko abigishwa ba Yesu bafise ibisebi iri jambo se umuntu aryumva gute abantu icyarimwe bazazamuka bigene gute bavuye ahantu hatandukanye arababwira ngo nimurebe ari intumbi inkongoro nizimenya uko zahuriye namwe aho nzaba ndi muzasanga mwese mwamuriyeho Nibande babyumvise jewe ndi hano mu mwanya wo guhumya nkazamuka uri muri Amerika kazamuka uri mu Bushinwa kazamuka twese tugahurira kuri Yesu ngo uko niko bizabimeze piga amakofi kwa Bwana Yesu nimba wumva ko ibi bintu biriho biraba uyu munsi hari icyo bikubwira wowe ukabuzi yuko ibyo turimo byose ni byiza uwiga akomeze yige ucuza akomeze acuruze ukora akomeze akore nabwo Imana ivuga ngo tureke ibyo turakora ariko tumenye mu buryo bw'umwuka aho ibihe bigeze tube maso tugorora inzira zacu kuko mu mwanya tutazi impanda yavuzwe kuva kera imyaka ibihumbi n'ibihumbi iri hafi aya magambo Yesu avuze amaze imyaka 2000 sibyo ariko birashoboka ko ashobora gusohozwa muri iki gihe turimo mwabyumvise abayuda bariho baritegura bo mu ruhande rwabo sibyo kuko randevu kuri bo ni mu gihugu cyabo ni Yerusalemu ni muri Israeli mugwa mukuru Yerusalemu natwe se tugeze he kwitegura kugira ngo duhure imbere y'umwami aho intumbiri niwe inkongoro zizahurira mwabyumvise vuga ngo ahazabari niho twese tuzahurira nubwo tuvuye mu bice bitandukanye by'isi
mu mbaraga z'umwuka wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukwiye kugenda igihe cyose turi tayari, tukwiye kuryama turi tayari, tukwiye gukora akazi kacu turi tayari, tukwiye kuba mu masomo yacu turi tayari, kuri iyo ntebe yawe uri ube tayari. Haleluya. Ibi ejo bizaba bivugwa n'abazaba basigaye. Ibi turavuga hano bizaba birasubirwamo n'abazaba basigaye. Muzi ko ibi babivugaga. Nashaka kurangiza rero n'ijambo ry'Imana rishaka kuduha impanuro. Hanyuma turangize. Kuva ibice 12. Aya magambo numara kuyumva uko ndi buyasobanure uyafate nkarema. Kinago ari cyagiye cyo gukina n'agakiza. Abantu bari mu mukino y'agakiza. Bibaza gukizwa ni ibintu biri ara mode. No. Gukizwa birakomeye. Tukadusomere. Uku aba ariko muzazirya mukenyeye. Umviriza, muzazirye. Ese kurya arabihe n'ukenyera? Wowe mbere yo kujya kurya urakenyera? Mukwesa inkweto. Ese wowe ugiye ushaka kujya kurya ushaka inkweto? Mwitwaje inkoni. Ese ujya witwaza inkoni? Ati rero ageze kurya ugakenyera ukagura inkweto n'inkoni yawe. Niko bimeze? Nkoni se ibaye furusheti. Komeza? Muzazirye vuba vuba. Kubera iki? Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Umviriza, ni muri rya tegeko Imana yahaye Mose ko ubu rero ndaje kuvana Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Ati rero muri iri joro ntibari burare muri Egiputa. Muri iri joro bamaze imyaka 430. Shize iherezo. Muri iri joro ndamanuka kuvana Abisirayeli muri Egiputa. Nuriya murabini yabisubiye mwabyumvise bibuka ibyabaye ku basekuruza bawo. Ngo muri iri joro ndamanuka kuvana Abisirayeli muri Egiputa. Mbahaye rero umwana w'intama kugira ngo musangire nk'umuryango, amaraso muyashige hehe kumanyiza imiryango yanyu, lento n'amapoto y'umuryango, kuko amaraso niwe azabe ikimenyetso cyuko iyo nzu ni inzu y'abundi buje gucungura. Nta cyago kizakubita kuri iyo nzu, nta cyago kizahagera. Ariko si ibyo ushaka kuvuga. Ngo ariko mu gihe nijoro hageze murahindura uno munsi habitude zanyu, murahindura uko musanzwe mubigenza. Ijoro rikuze, ijoro rigize murafungura mukajya kuryama. Iri joro ntago muryama. Mwajubise muisanze mwakagiye kuryama ariko ntago muryama. Ahubwo mukurya rero nashaka yuko mukenyera n'inkweto zanyu n'inkoni murye muhagaze. Imana irabubakamo ngo nimwizere ko muri ijoro mutaryama muri Egiputa, mutarara muri Egiputa. Parce que Dieu c'est le plus grand des pédagogues. Kuko bashobora kujya kwiya bibaza ngo namagambo ya Mose, ariko kugira ngo bamenye yuko ndibuze nibambara inkweto kuko ntago bari buje kuryama, baratangira urugendo rugana mu gihugu cy'isezerano. Nibakenyere kuko niyo teniyuja atangira urugendo, n'inkoni ni mu buryo bw'urugendo. Natwe rero bene data, aya magambo afite atubwira tukwiye kubaho muri ibihe nk'abantu bitega umwanya wose yuko tuzamuka gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo bita mu Gifaransa état d'esprit, state of mind. Mukiye kuba muri state of mind y'abantu umwanya wose urugendo rwagira ute rwasozwa go muri isi bagatangira urugendo rujya mu ijuru. Ibyabaye ku Bisirayeli ngo ni igicucu cy'ibyacu.
ibyabo nibyo mu buryo bw'umubiri, ibyacu nibyo mu buryo bw'umwuka. None wowe niba wizera ko aya magambo tumaze kumva y'umwami wacu yuko babiri bazaba bari mu buriri umwe, umwe azajya mu wundi asigare mu kanya ko guhumbya, niko batubwira Abatesalonike. Haleluya. Bambere igice cya 4 ku murongo wa 13-18 ngo mu kanya ko guhumbya. Abikorinto ba mbere 15:51 kugeza ku 52 ngo mu kanya ko guhumbya ngo abapfire muri Kristo bazazuka bafite imibiri y'ubwiza isa n'umubiri wa Yesu, ngo natwe bazima tuba tukiriho mu kanya ko guhumbya tuzahindurwa twese ngo duteruranywe tumusanganire mu kirere. Rya jambo yavuze ngo aho intumbiri n'ingongoro zizakoranira rizahita risozwa. None uyu munsi nimba wizera aya magambo, ntabwo ukwiye kuba nk'uko ab'isi babayeho. Ab'isi babayeho nk'uko bazaba muri iyi si forever. Wowe ukwiye kugira state of mind, etat d'esprit. Ukwiye kubaho nk'umuntu yizera koko ibyo Yesu yavuze ko biri hafi gusohora. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Ibagirwa intege z'ejo hashize, ibagirwa intambara z'amadini n'amatorero n'ibiki. Ntabwo tukiri muri ibyo. Fanatisme ntabwo ari igihe cyayo. Iki ni igihe cyo kumenya ngo ese ndi hafi kuzahura n'umwe nizeye ntarabona, n'umwe nakoreye ntarabona, n'umwe ndirimbira ntarabona, n'umwe nezererwa ntarabona, n'umwe mpamiriza ntarabona. Ndi hafi kumubona amaso mu yandi. Ibyo bigutera ibyishimo, bituma ibindi byose ubihindura amase, kuko ikibirengeye no kuzahura n'umwami wacu Yesu Kristo tukamubona. Iri niryo jambo uno munsi amatorero akwiye kwigisha. Bya bindi ngo Imana yaguha imodoka, Imana yego Imana izabitanga, ariko se urabitanga ubirye ryari? Iki ni igihe cy'uko ibyo turimo byose tubikora, ariko iruta byose tube tayari. Nidukwete inkweto, nidukenyere, nidufate inkoni, nitube muri position y'uko umwanya ari wose umwuka wera yatuzamura. Ibi ntabwo ari amagambo yavuzwe gusa imyaka n'imyaka. Yego yaravuzwe asize imyaka, ariko ari igihe yagenwe ngo asohozwe. Turi muri generation ishobora kubona aya magambo asohozwa. Nimba umurabini mukuru w'idini y'Abayuda muri Israeli abwira bene wabo mu mahanga yose ngo nibaveyo, nibataye iwabo, kubera ko ibyavuzwe n'abahanuzi biri hafi gusohora, bo barabizi barabyemera. None twebwe tuzazamuka mbere yuko babona Mesiya, twebwe tuzamubona mbere yuko bamubona. Hagati yacu kumubona no kuzabona kwabo hazanyuramo imyaka 7 yo muri iyi si. None twebwe tugeze kwitegura, turacyashukashukwa n'ibintu by'isi. Bene data, udafite iby'isi ntakangwe ko atabifite. Haleluya. N'ubifite amere nk'utabifite, kubera ko igihe kiri bugufi. Iryavuzo riri hafi gutaha, Yesu ari ku rugi. Iryavuzo riratashye. Ku ruhande rwanjye ntabwo nzi ko dugifite igihe kinini cyo kubwiriza. Nkurikije ibiro biraba. Rero tangira mu buzima bwawe ushira ibintu in order. Shira ibintu en ordre. Va mu bintu bya kirokore bidafite gahunda. Fanatisme vamo. Isi nibashuke. Nashaka kubabaza ikibazo. Ni bangaye bakurikira amakuru yo biraba? Ni benshi ko mufite n'amatelefone, mufite nago mumvise amagambo Biden yavuze. Agomanyura kuri ekran za televiziyo mpuzamahanga. Yaravuze ngo impamvu tudatabara Ukraine ngo nuko turamutse twinjira muri mirwano ni intambara y'isi ya gatatu. Niyo bavuze intambara y'isi, wowe uri he? Uri he? Ngo je nibera Biryogo. Biryogo ni he? Biryogo si mwisi se. Uriya murabini yavuze iki? Sivuga uriya muri mukuru. Uri yavuze iki? Yavuze ngo Abayuda bafite indwara imwe. Ngo igihe cyose ngo baraburirwa, ngo nibabyiteho, ngo ibyago byaza akariho. Akariho gute? Akariho bahaguruka.
nawe uyu munsi ijambo ry'Imana ryakubwiye biranyura hano biragenda hariya, cyangwa bikaba byakanya gato hano nyuma wagera gusubira mu nzira zawe. Hariya yaravuga bene wabo ati tufite indwara, ngo twamagiye cyose dushira ibintu nyuma ngo tere amara guhaguruka bari duhaguruka natwe. Iki ni igihe bene data cyuko umuntu wese nta numwe akwiye kukubeshya, nta numwe akwiye kuguca intege. Ubugingo bwawe n'ubwawe. Umugore ntaca intege umugabo, umugabo ntaca intege umugore, abana ntibaca intege ababyeyi, ababyeyi ntibaca intege abana. Buri muntu wese ageze yuko azikorera uwe mutwaro. Naseta ibirenge musengere, ariko we ntatume nawe useta ibirenge, kubera yuko umuntu wese azaca inzira ye. Nashaka kubabaza, ndarangije. Wavuze ngo babiri baza bari mu buriri umwe, umwe azajya wundi arekwe ninde? Ni dini. Ni umuvuga butumwa bivuze. Ni Yesu. Noneho uzahita uvuga ati Yesu ntago mbyemera. Waravuze ngo cyagiye badusezeranye. Pour le meilleur et pour le pire. Kada. Aho niho Imana izakora ibijyanye na sovereignty yayo. Imana izaza mu rugo izatwara abari tayari. Ntabwo izita ngo umugabo yasigaye, umugore yasigaye, ngo abana basigaye. Umwe wese uri tayari Imana izamujyana, utiteguye azasigara. Hanyuma ndebe ko muzaza hano hanyuma musanga abantu. Wenda uzaza mu biro byanjye ufungure Bibiliya yanjye urebe ibyo nagiye mvuga. Ariko icyo ngubwira cyo, aya magambo hari umunsi abazasigara bazayavuga. Mwabyumvise? Murabona Satani afite amayeri menshi. Hazi ibihe agatisha agaciro by'Imana, abajournaliste mu radio bagatuka abapastori, bagatuka ibiki, amatorero bakayatuka kugira ngo aminimize iri jambo, atesha agaciro iri jambo. Mwabyumvise? N'abarokore badashinga bakabigenderamo, abakobanyi borosora ababyukaga mu itorero. Mwabyumvise? Abakobanyi borosora wabyukaga mu itorero. Ariko uzi Imana ye, uzi icyo Yesu yavuze, nta kimwe gishobora gutuma agwa mu buzima bw'akazu yazi, kubera ko arazi ko Yesu ariho, arazi ko icyo yavuze kizaba. Mwumvise amagambo bamaze kudusomera hariya mbere ko twumva izamuka ry'itorero, babiri mu buriri umwe azajya undi asigare, babiri mu murima umwe azajya undi asigare, abariho barashakurisha umwe undi asigare. Mwavuze yabanje kuvuga ngo isi n'ijuru bizavaho, ariko amagambo yanjye ntacyo azaba. Imana yabwe icyubahiro. Kini igihe cyuko uwiganyira reka kwiganyira. Kini igihe cyuko uwishimira ibyo afite areka kubyishimira. Kini igihe twese tukwiye kureba kintu kimwe, ese ubugingo bwanjye buhagaze gute imbere y'Imana. C'est ça l'essentiel. Na ibindi wagezeho utagezeho si cyo gihe cyabyo. Kini igihe cyo kureba aya magambo. Nibaza yuko Imana yambashije gukora ibishoboka byose kugira ngo mbereke, haba mu ruhande rw'Abayahudi mumenye ibyabo, haba no mu ruhande rwacu abarokore mumenye ibyacu. Ahasigaye rero umupira uri mu izamu rya buri muntu wese. Imana ibamugisha. Turashaka rero gusenga, turashoje. Reka rero mbabwire, va 12-11 mwagufashe kugira gute? Inkweto, gukenyera n'inkoni. Ni state of mind, état d'esprit. Mu bwonko bwawe niko ukiye kuba bimeze. Nk'umuntu yiteguye kuva muri Egiputa. Egiputa ni isi mu buryo bw'umwuka. Amen. Amen. Yavanye abayuda. Iyo ukomeje gusoma kiriya gice haranu bigera aho Imana ngo muri iryo joro, haleluya, ngo mu mwaka wa 430 bari muri Egiputa, ngo muri iryo joro bw'umwaka wa 430
na 30 Bibiri igakomeza ngo kuri uwo munsi muri iryo joro ngo ingabo z'Uwiteka ziva muri Egiputa. Natwe kuri uwo munsi niyo saha niyo munota niyo segonda niyo teretse ya segonda n'akanya tutazi ingabo z'Uwiteka zizava muri iyi si. Rero guhera none ni wumva umuntu yitwa ngo mwene data akubwira ibigambo bipfuye uzajya umuburira mbwiti mwene data byo birashaje dore amakuru agezweho uwe tayari amen. Ibigambo bipfuye mu bitera ishoti mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwabyumvise? Sinshaka kumva izindi nkuru unzanira, shaka kumva yukuri tayari. Ibindi byose nta mwanya bigifite. Nimba harabaye igihe cyo gutikura cyo gicyamatiku, ni umwanya wo kuba tayari. Uko tayari? Utajiweka tayari? Duhaguruke. Haleluya. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, turakweretse ubugingo bwacu. Namahirwe kuba tutapfuye tutarumva ubutumwa bwiza. Benshi barindirizuka byo ku munsi w'imperuka bakigwa witeka, ariko twebwe turacyahumeka ubuntu bwawe. Turakweretse ubugingo bwacu mwami muri iki gihe turimo. Reka amaso yacu y'umwuka akomeza ahumuke, tumenye ibihe, tumenye n'icyo gukora. Buri umwe wese mu itorero ashishikare kwezwa. Buri mwese mu itorero ashishikare guhana intambara nziza yo kwizera. Mwami, kubumvise ubutumwa bakabwakira, ubabashishe kuba biteguye kugira ngo igihe nikigera kitazwi n'umumarayika n'umwe, kizwi na data wenyine, tuzumva impanda yawe. Turagushima yuko uduhaye umucyo mwami, utumurikira kuri biraba no kumenya impamvu yabyo. Abayuda bariteguye guhura nawe, kandi tuzi ko bazahura nawe, twe twarabaze guhura nawe. Duhe mwami gukomeza kutunga ubwenge bw'ubwami, kugira ngo tugende nk'abafite ubwenge bw'ijuru, itugende nk'imburabwenge. Nituyoborwe n'ubwenge bw'isi, nituyoborwe n'amaso yacu n'aya matwi y'inyama n'amaraso, ariko tuyoborwe n'umwuka wawe wera binyuze mu ijambo rya Yeshuwa. Ndasenge buri muntu wese ubuntu buhambaye bube ku bugingo bwe. Ntihazagire n'umwe mwami mubo twaganiriye amagambo azasigara muri isi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tubaho umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'umwuka wera bijyana twese, amen. Shalom shalom. Muzagira icyumweru cyiza n'imimana iza bitaravuga. Amen amen.